mudukurikiye mu kiganiro kubaho neza, ni ikiganiro mumenyereye cyigisha abantu ku bijyanye n'ubuzima, uburyo bwo kwirinda, uburyo bwo kwivuza neza, uburyo bwo kugana muganga kugira ngo agufashe, ariko cyane cyane ni ubukangurambaga ku ndwara ziba zitwugarije, ku bumuga se, ku byo umuntu yakora kugira ngo abeho neza, yiteze imbere nta birantega, nta bibazo by'ubuzima afite. Reka rero tugitangira mutubwire, iyo tuvuze ngo ubugororangingo, ubundi ubugororangingo ni iki, bufasha iki? Ubugororangingo navuga yuko ari amatekinike atandukanye uwigiye ubugororangingo akoresha kugira ngo afashe umuntu mu gukemura uburwayi aba afite. Indwara tugira kenshi abantu baba bazi yuko ubugororangingo ari massage zonyine, ko umuntu akaza bakamukorera massage akumva yuko yavuwe. Ibyo ntaho bihuriye n'ubugororangingo, kuko ubugororangingo bukoresha tekinike zitandukanye nyinshi. Izo navuga yuko ziri mu ibanze y'amasomo abize ubugororangingo bagira, harimo za massage, ariko harimo n'izindi tekinike dukoresha amashanyarazi za hydrotherapie, harimo izindi tekinike zikorwa mu kugira mobilisation y'amarticulation, sinzi ko nabivuga, gutuma ingingo zikora neza. Yego. Harimo tekinike z'imyitozo, kubera ko buriya urebye muscle iyo ari yo yose, donc muscle mu Kinyarwanda ni imyakura. Yego. Buriya buri muscle dufite iba ifite akamaro kayo kihariye, donc spécifique, ku buryo niba mvuze nti tuvuge iyi biceps, iyi muscle niko bayita mu Gifaransa, yo ku kuboko, ifite fonction yo guhina ukuboko. Niba mvuze triceps, iba ifite fonction yo kurambura akaboko. Bivuze yuko muscle aho iri hose mu mubiri wacu, yaba ari mu maso, yaba ari mu mugongo, iba ifite akamaro kayo. Ibyo rero uwize ubugororangingo afitiye impamyabumenyi yigiye, ababizi, akaguha umwitozo ujyanye n'ibyo n'ikibazo ufite. Muri domaine y'ubugororangingo habaho, nko muri domaine y'ubuvuzi bwose, habaho amaspecialité atandukanye. Habaho specialité ijyanye n'ibihaha. Ubugororangingo bufasha, nk'uko mu buvuzi hari specialité nyinshi, no mu bugororangingo habamo specialité zitandukanye. Muri formation ni ukuvuga mu gihe umuntu ari mu masomo y'ibanze, twiga domaine zose, ariko nyuma yaho haba hazamo za specialité zijyanye n'izindi ziri mu buvuzi. Donc naho ndavuga nk'umuntu ufite ibibazo by'ibihaha, kenshi aba afite n'intege nkeya. Kenshi uzasanga ari nk'abana, impinja, baba bafite intege nkeya, cyangwa abantu bakuze nabo bagira intege nke, ku buryo iyo barwaye ibihaha bagira za sécrétion, bagira ibikorwa byinshi.
ariko bakabura intege zo kugira ngo bivemo babicire. Icyo gihe rero mu bugororangingo bw'umwuga turabafasha kugira ngo hariho tekinike zibafasha kugira ngo bisohoke, yego, kugira ngo ibihaha bigire isuku, kubera ko iyo ibikorwa bisigaye ari byinshi mu bihaha bituma umuntu akomeza yandura, agira infection. Ibyo rero ku buryo iyo abashije kubisohora bituma ya infection igenda ishira mu vuba, kandi bigafasha n'imiti kugira ngo akire neza. Kuko ubundi twebwe dukora ubugororangingo dukora muri equipe, ntabwo dukora twenyine, dukora n'abandi baganga, aho nk'umuganga wigiye pneumologie by'ibihaha. Turetse ibihaha navuga n'ibijyanye n'amanera. Indwara z'amanera ni nyinshi cyane nazo. Ushobora kugira nerf zangirika kubera ko wakoze accident, ukagira nerf igacika. Kugira ngo uzarekipere bisaba yuko ureba umuntu wabyigiye, icyo gihe tukamukorera stimulation kugira ngo muscle ntinyunyuke, ku buryo nerf nizakura, nizongera kumera igafatana, izasange muscle ye ikiri nzima. Donc niyo tumukorera rééducation, tumustimula, tukakora na massage kugira ngo muscle ye yorohe. Donc tugakoresha tekinike nyinshi zitandukanye. Izo ni neurologie. Abantu bavunitse, igufa iyo ryavunitse ntabwo riba ari ryonyine, inyuma y'igufa haba hariho za muscle. Ziriya muscle ni inyama, ariko ziriya nyama ziba zifite ubuzima. Ubwo buzima bwazo zisaba yuko iyo muscle ikorerwa ubugororangingo, donc yaba massage, ama exercice, ama immobilisation, kugira ngo muscle ikomeze ikora, igufa rifatane, rigasanga muscle yayo ikiri nzima, nayo umuntu akazabasha kugenda neza. Habaho ingingo zitandukanye. Iyo ingingo zidakora ziba zishaka gufatana, donc bisaba yuko ntuza articulation zose bazikorera mobilisation, donc bazikoresha naho umuntu ataba abishoboye, ariko tukamufasha kuba azikora buhoro buhoro, bikazajya mu murongo, akagira za amplitude. Amplitude ni ukuvuga tuvuge urutoki rushobora guhina rukagera ku mwisho, cyangwa ukarurambura rukagera. Iyo rero umuntu atakoreye, bigira ingaruka yuko hazamo umugaga, ugasanga umuntu yamaze igihe kirekire atanyeganyeza articulation ye, bikavamo yuko iyo articulation igize umugaga, ntishobore kurambura kubera ko atakorewe ubugororangingo. Donc ibyo nagusobanuriraga yuko muri domaine dukoreramo ubugororangingo ni nyinshi cyane, zijyana n'amaspecialité. Cyane cyane ubwo uheze ibibazo by'umugongo, biriya ni ibibazo bijyanye na spécialité za orthopédie, bijyanye na spécialité za neurologie, kubera ko hariho amagufa, hakabaho n'amanera aturuka mu mugongo. Ibyo byose bigira impact, donc nabo turabafasha tukabasubiza mu buzima busanzwe, bakabasha gukora akazi kabo. Hari abana rero usanga wenda baravutse bafite ibibazo byo mu mutwe, ugasanga ababyeyi baregera nyine abantu nk'amwe bazobereye mu bijyanye n'ubugororangingo, nkavuga nti ubanza bakeneye kurushaho umuntu wazobereye mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kurusha uwazobereye mu bijyanye n'ubugororangingo. Ese nabo barabareba hari icyo mubafasha abantu bafite ibibazo byo kuba wenda batuzuye mu mutwe, byo kuba bafite ubumuga n'ubu bwo mu mutwe? Yego. Nkuko navuze yuko hariho specialité nyinshi,
nabo bana hari abatugana kandi tukabafasha. Bavuka bafite ibibazo byinshi, hari ibibazo byo mu mutwe nk'uko babivugaga. Kenshi hari abavuka mu makondisiyo atari meza, ni ukuvuga akavuka umutwe warangiritse kubera ko oxygene ariho aravuka itashoboye kuzamuka mu mutwe neza. Akavuka afite icyo bita mu gifaransa infirmité motrice cérébrale. Bon, kenshi usanga bene abo bana bafite gukererwa gukura neza. Hakabamo bamwe bazakererwa ariko bakarekupera fonction zimwe. Hakaba n'abandi bashobora gukererwa ariko fonction zabo ntizizagaruke. Hakabamo n'abandi bavuka bafite ibibazo bijyanye na génétique, ibyo bita trisomie ya 21 mu cyongereza akabita Down syndrome. Nabo bavuka bafite intege nkeya ariko bo bararekupera, ukabona yuko kenshi usanga n'umutwe udafata neza ariko turabafasha umutwe ijosi rigafata no kwicara bakabasha kwicara no kugenda bakabasha kugenda. Uretse yuko bo bifata igihe mu kirekire, urebye ama etape mu Kinyarwanda, urebye ama etape umwana anyuramo kugira ngo akure neza mu byiciro, usanga we ibyiciro bye bifata igihe kirekire. Bitewe n'uko uburwayi bumeze cyangwa ubumuga yavukanye, bitewe n'ubwo bumuga yavukanye bijyanye na gene ye. Ugasanga abandi niba umwaka umwe atangiye kwicara cyangwa umwaka umwe n'amezi atangiye guhaguruka, ugasanga ageze ku mwaka umwe atarabasha kwicara, ijosi ritarafata neza. Yego, aho niho nagiye kubwira, aho usanga ababyeyi avuga ati njyewe uwanjye nyuma y'amezi 6 yaratangiye gutambuka cyangwa se ijosi rihagarara, undi ati rero njyewe ntabwo bamvura, akabahera hinduye yagiye ku rindi. Wenda aho ngaho basobanurira impamvu imyaka ishobora gutandukana cyangwa se igihe gishobora gutandukana cyo kubakorera ubugororangingo biterwa n'iki nyine, kugira ngo umuntu yumve we afashe imyaka 2 undi agafata umwaka umwe undi agafata amezi, yumve yuko atari uko atafashijwe, ahubwo wenda ari ukubera ubumuga bugiye butandukanye. Ikibazo tumaze kubona nuko ari naho umwana avuka afite ikibazo ababyeyi ntibabimenye. Akaba bamuzana batinze, agashaka yuko yabonye mukuru we cyangwa murumuna we, mukuru we byaragenze vuba, akumva yuko n'uwo mwana nawe yakagombye kuba ageze kuri etape. Ikibazo aho ngaho kiba kiri peut-être nagisitwa muri kwa kundi umwana yavutse akurikiranwa, akagikora inkingo ze, akajya kureba umupediatre. Icyo gihe kenshi niho umuganga abona ati ahangaha umwana afite ikibazo, kubera ko niba kenshi usanga abantu bahinduranya cyane abaganga, ntabwo ari byiza buriya. Niba umupediatre agukurikiranye ukimara kubyara, biba byiza yuko yongera akamubona inyuma y'ukwezi, y'amezi. Icyo gihe umwana akurikiranwa neza kandi ikibazo kikagaragara hakiri kare. Ubu ngubu tumaze kugira intambwe mu Rwanda, navuga nuko dufite n'abageneticien, abantu bize ibintu bya genetique, babasha kumenya ikibazo hakiri kare
uko bamukorera ama examen bakamenya niba ari ikibazo kijyanye na gene ze zitameze neza, hanyuma tukamukurikirana muri equipe, muri team, kugira ngo tubashe kumuvura neza. Aha ngaha rero ngiye kubaza nti ku bijyanye na siyanse mukorera abantu, mukamubwira muti uzagaruka igihe iki n'iki, uzagaruka igihe iki n'iki, ntabwo muhura n'ikibazo cy'abantu batazirangiza bityo wenda bikagira izindi ngaruka? Ibyo kutarangiza siyanse, kutarangiza siyanse ntabwo umuntu yabigeranya nko kutarangiza kire, muganga wenda urwaye malariya wiciyemo kabiri. Ibyo biva kuri disipline y'umurwayi, sibyo? Ariko sinatera ibuye ku murwayi wenyine. Hari parametre nyinshi zizamwo kugira ngo umuntu ntarangize amasiyansi ye. D'abord kurangiza amasiyansi ye si ngombwa, sibyo? Kubera ko iyo umuganga yanditse ati uzakore siyanse umubare runaka, nta doze, si cyo kimwe nk'umuti uvuga uti antibiotique ugomba kuyifata iminsi 8, cure yayo ikaba irahagije. Muri physiotherapy bakuze kwandika siyanse 10, ariko uzasanga ahandi bandika siyanse 15. Donc ntabwo ari ngombwa kuzirangiza. Ariko mu bijyanye no kugira prise en charge nziza, nabyo si byiza guhindura abaganga igihe cyose, buri gihe. Ubundi principe dukoresha, en tout cas mvuga yuko ariyo mbona yuko ariyo yifasha neza, nuko umuganga utangiye kuvura aba ari we ukomezanya nawe kugira ngo amenye uko ugenda umererwa, niba ukize cyangwa niba utarakira. Naho iyo ugiye ku muganga umwe ubundi ukajya ku wundi muganga, naho dukoresha tekiniki zimwe, urumva ko hahise hazamwo n'ukuntu tuvura. Usanga gukurikirana umuganga bisaba kumenya pase ye ahahise he, kureba ku munsi uko ameze, kugira ngo utegure uko ejo aho ushaka kumugeza mu burwayi bwe, kugira ngo agire evolution nziza. Iyo umuntu ahagaritse cure ye atayivuganya na muganga we, birumvikana yuko ataba yamugejeje aho agomba kumukiza. Ashobora icyo gihe kumva amerewe neza akabihagarika, ariko hamara nk'amezi 2, 3 akumva biragarutse. Icyo gihe risque birimo nuko hazamwo icyo bita chronicité, ya ndwara idakira, ikagera ukumva iroroha. Peut-être ntitugera ku bumuga neza ngo umuntu amugare, ariko ubona ni wa muntu uguma kwa muganga igihe cyose. Mu bijyanye n'ubugororangingo nabyo, kuri experience maze kubona, nuko uburwayi nabwo bujyana n'imyaka. Hariho imyaka uvuga uti uyu muntu ashobora gusimbuka, tuvuge nk'umuringoti, sibyo? Ariko hariho n'imyaka umuntu adashobora gusimbuka umuringoti, bijyanye nuko ingingo ze ziba zimaze gusaza, bijyanye ko muscle ze ziba zimaze kugira intege nkeya. Donc ugasanga umuntu mu kumuvura ugomba kumuvura kuri niveau afite n'ubushobozi afite.
nivo ndavuga nivo physique umubiri we ubushobozi bw'umubiri we. Reka tugane ku musozo rero tubaza ikibazo kijyanye n'uburyo usanga umuntu aza akavuga ati jyewe ndumva nkeneye umuntu umasahana handi kubabarana, ariko muganga wenda akagerageza kumwumvisha ko adakeneye ubugororangingo, ko akeneye ubundi buvuzi, ariko akumva ko icyamufasha ari ubugororangingo. Ese umuntu wese uje avuga ati ndababara ibikanu, ndababara umugongo, ndababara akaguru, ubugororangingo buri ngombwa buri gihe? Kugira ngo dufashe abadukurikiye mu kiganiro kumva ko ubugororangingo nk'uko umuntu arwara malariya akagira imiti yawo, akarwara inzoka akagira imiti y'inzoka, ubugororangingo nabwo nyine bugira impamvu yabwo buba bukenewe. Umuntu uza akavuga ati jyewe ndumva mfite ijosi rimbabaza cyangwa ndabara mu mugongo, aho ngaho icyo kibazo ntabwo navuga nti ntabwo cyumvikana neza kandi kirumvikana neza, kuko usanga hari n'igihe mu rugo umuntu akubwira ati nkorera massage. Yego, agashaka ko no mu rugo ati fataga ukande, ati zana amavuta ya gikotori ukande, utazi icyo ugomba kumukorera, akavuga ati reka njye kureba umuntu abinkorere. None ubuje kureba umuganga cyangwa ubuje kwivura? Ubuje gusaba nyine ngo bagukorere ibyakunaniye. Ubundi ifo kuba seriwe gato. Iyo uje gusaba ubufasha uha n'uburenganzira uwo usabye ubufasha kugira ngo agire icyo akubwira uko abyumva, uko abibona, agusobanurire. Umuntu akuza kuvuga ati jyewe ndumva mbabara urutugu cyangwa mbabara ijosi, washaka nkorera massage, ubwo twatangiye consultation, sibyo? Muri gahunda zo gufata umuntu neza, icyo gihe mbona ari ikibazo ndamusuzuma, sibyo? Nabona ari massage koko akeneye, ariko icyo gihe ni ukugira distinction y'ibintu, ni ugutandukanya ibintu. Habaho umuntu kuvuga ati jyewe nje nkorera massage kubera ko numva yuko muscles zanjye zimbabaza, nshaka kumererwa neza. Icyo gihe habaho ahantu bakora za massage muri sense yo kubaho neza. Ariko uje gutyo nkareba niba hari ikibazo gihari neza, sibyo? Icyo gihe nzabanza ganira na mugenzi wanjye w'umuganga, turebe niba nta kibazo cya inflammation kirimo, nta kibazo cya nerf yaba yabaye coincé na disque cyaba kirimo, akaba yagusaba kubanza kunyura mu cyuma imbere y'uko babanza kukuvura. Niyo mpamvu yewe umuntu ambajije gutyo cyangwa iyo mbonye umuntu mbaza kwanza kureba niba abaje kwivuza seriousement cyangwa niba ari wa wundi uje kugira ngo amererwe neza. Icyo gihe mumenya aho umworienta cyangwa uko mufasha. Sinzi ko nsubije ikibazo cyawe neza, ariko byumvikanye ariko ubwo nyine nanjye mbise nsoza mbwira abadukurikiye nti nyamuneka ubugororangingo buba bwarizwe, buba bufite uburyo bukorwamo. Ntabwo ari byiza ngo umuntu mu gitondo abyuke yumve ko agiye kureba muganga kanaka amusaba ati nkandira aha nk'aho babyumvikanyeho, cyangwa se yamubwiye ati mu gitondo uzenda gukanda. Byumvikane ko ari ubuvuzi nk'ubundi bwose abantu bagana bagabanza bagasuzumwa, hanyuma bakamufasha ku rugero babona ruzamufasha nyine kuba ageze ahantu hashimishije, ashobora kugira icyo yimarira.
muganga rero turagushimiye umwanya uduhaye, umwanya burya urakomeye, ni ikintu gikomeye cyane, tukaba twizera ko n'abadukurikiye hari ikintu bakuyemo mu bijyanye n'ubugororangingo. Usanga muri iki gihe cya none abantu babyitabira cyane, akajya wenda muri siporo akumva atameze neza, ati reka njye kureba muganga nkorere ubugororangingo, ankorere massage nk'uko mwabyumvaga. Ariko ndizera ko bumvishije gutandukana iyi serivisi y'ubugororangingo mu buvuzi na serivisi wenda ya massage. Umuntu ashobora kubyuka umuntu akamukorera massage, babyumvishe. Ariko wenda ku bindi bisobanuro tuzakomeza tubiganireho, umwanya n'udukondera. Turabashimiye.